yaje yarakaye cyane, wenda ntabwo ndi buze kubimuvugira, ariko adukoresheje inama y'igitaraganya niko nayita. Nizo kuba arwaye byatubuza kurara tutariye. Ahubwo nibwo uri kurya cyane. Kuba arwaye ntabwo byatubuza kurara tutariye, turarya nyine tukanywa. Kandi n'igikoma rega kiri kubitera. Shaho uri kubibona kandi. None abyaranye nawe ntiyanyeretse n'inyinya. Ndajya kubwira abataranteye. Subizo cyanyu hagati yanyu none ubwo ntacyo bikozeho, ntacyo bivuzeho. Mukime rwose. Ntacyo ndabona mbikora. Bamusohore hanze, arare hanze anyagirwe mbese. Nta kintu bigutwaye. Mbese katari ngenda bamusohoye. Mu kumusohora se ndambigize mu ruha. None se ninjye barabura kumusohora bo. Ntacyo basanze hari n'agahinja bakugirira imo. Zizakwishe waramva we. Kwa namuhaye n'umwanya ngiye tukavuga. Umufashije se nuko sinakabaye narigize ngira nimwezi umunsi numwe. Arewe. Bitewe n'uko nangaraguje hagati ngewe. Bahaye ikaze ndabakire mwese mudukurikirana. Bahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nanone nongeye kubasuhuza, nkomeza kwifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Mwese tubana umunsi ku wundi, reka mbabwire ko nongeye kubishimira uyu munsi. Ni ukuri ndabashimira ko mudukurikirana muri comment zanyu ndazibona, mu bitekerezo n'ibyifuzo muba mutanga mba mbibona. Ni ukuri ndabashimira cyane, kandi ni ukuri kutwereka ko mudukurikirana, mukurikirana ibiganiro. Hari benshi mugira inama, hari ibitekerezo mujye mutanga muri comment, inyunganizi cyangwa ibyifuzo. Ni ukuri Imana igikomeza ibafashe, ndetse mukomeze mutube hafi. Niba hari umuntu twaganirije ukaba wifuza hari icyo wamufasha, cyangwa hari icyo wifuza kumuganirizaho, cyangwa hari icyo wifuza kumukosoraho, ni ukuri mwajya mutwandikira. Hariho nimero zacu kugira ngo mujye mubasha kubana natwe, ndetse n'inyunganizi n'ibitekerezo mutanga bibashe kugera kuri buri umwe wese. Turi kumwe na wa muryango muri iyi minsi, navuga ko bitoroheye, niko nabivuga, kandi koko ni nako bimeze. Muri iyi minsi hari igihe ugeramo ukajya mu bibazo byinshi, kandi buri kintu cyose kibaho kubw'igihe. Ni wa muryango wo kwa Papa Shafi rero byakomeje kugorana, niko nabivuga, kugeza kuri uyu munsi turi kumwe n'abantu babyeyi. Ariko uyu munsi bwo uko nabyumvise, numvise byageze bikomeye, niko nabivuga, kubera ko uno mubyeyi yaje yarakaye cyane. Wenda ntabwo ndi buze kubimuvugira, ariko adukoresheje inama y'igitaraganya, niko nayita inama y'igitaraganya, kugira ngo tuganire ku kibazo yagize. Reka mbanze nguhe ikaze, ndakora ko warakaye, ariko wirakara cyane. Niko kuje kuturakarira, kandi nitwe twateje ibibazo. Ntabwo ari mwebwe, ariko narakaye. Burana gutumijeho n'uyu muramukazi wanjye mbabaye. Kuri ariko wibabara, wikomeza kubabara, tuganire utababaye, kuko tugiye kuganira wigumana agahinda, kandi uri kumwe na muramukazi wawe arabikemura, sibyo ra? Ibyo mbasha gukemura angeze ndabikemura. Agahinda ufite nakaye, umujinya ufite byagiye none uhabaye iki? Murabizi igihe maze rwajuje uyu musaza wanjye kose ni kinini pe. Uyu munsi rero nagiye kuguhamagara n'uyu muramukazi wanjye byanyobeye. Murabona igihe maze ni kinini, nataye urugo, nataye abana, kose nagira ngo muze turebe tubiganireho, mumfashe murebe uko nanjye nabasha gutaha nkajya mu rugo. Nisura siga umurwa uje gusezera se batashye, urasiga umuntu arwaye, bimeze gute hu? Ntabwo none se nzamurwaza mpaka kugeza ryari koko? Reba igihe maze, reba igihe naziye, nataye urugo. Nukuri ke mumfashe n'uyu muramukazi wanjye, mumfashe pe. Muramukazi wa? Muramuka kutavuga. Mumfashe rwose. Nuko nsaba ubufasha kandi ndaremerewe pe. Yaransaba ubufasha, azi neza ko ntabwo mfite. Nta bundangwa ntabwo. Ariko ubwo kuntu usa gutyo nta bufasha ufite. Buvuye hese. Rega ni inyuma. Imbere se habaye. Ibyo ni inyuma. Imbere narashize nanjye. Imbere narashize nanjye. Nukuri hangane, nukuri mfasha pe. Ariya nawe ngo haye ikaze mu kiganiro. Yego murakoze. Umeze ute se? Ndawe nyuma meze
ahubwo mbona wabaye nkuri kugenda wiyuburura bimeze bite kandi umugabo arwaye uzi kuko umugabo ariko rwari kugira kugenda ubinkumi nizo kuba arwaye byatubuza kurara tutariye ahubwo nibwo uri kurya cyane kuba arwaye ntabwo byatubuza kurara tutariye turarya nyine kandi n'igikoma reka kiri kubitera shaho uri kubibona kandi we yarabibuze mbikuye so wajya unateka igikoma ukamushyira ahantu ntuye ni kure ntabwo ayo matike najya nyabona ahantu ari n'ahantu ya nise niba byansaba moto y'inote y'igihumbi ubwo urumva nabivamo wafaza ari wakohereza ifu n'isukari ahubwo cyajya kugira ngo ngitegeshe moto njyanye igikoma nagira gute ngiye ahubwo nakimwoherereza mama ngaho tubwire rero agahinda ufite noneho uyu munsi wanambaye neza ndabona utari bugarukire hafi agahinda mfite nuko maze igihe n'ahangaha murwaje uriya musaza wanjye uyu munsi byabaye ngombwa yuko rwose mpamagara wowe nkahamagara muramukazi wanjye ko ntashye ngiye ndagiye pe uratashye ndatashye ngiye mu rugo ubu none hasi cyangwa uri kuvuga ko uzataha oya ndataka akanya rwose sinsubira mu rugo ndahita ntaha kuko rwose nambye mbonye wambaye neza ngese umubyeyi n'ishakoshi nayize ndahita ntaha nagira ngo mutazambaririza ariko ndatashye urwo utararanye abaye iki se utabaye ndi wanyu hoya umugabo wanjye arankeneye amezi yose maze muri Kigali ese we si umuntu nawe ni umuntu we si umuntu ariko ni muzima nta burwayi afite hari uburwayi afite usize ufite uburwayi musanze umugabo se wowe ko utamusanga ari uwawe ese we kutamusanga ari umugabo wawe kubizi yigize anshaka ariko gushaka ubundi gushaka ni iki kuri wowe kuba mwarabyaranye bwa hari ibirenze koko si umugabo wawe twarabyaranye se bivuze ko nigize mbana nawe ubu ngiye kumufasha umuntu urembye wenda gupfa ngo bari we ngenda mbane Yesu we wenda gupfa urasa arenda gupfa urembye nawe ubwawe uri kumutaba uri umuvandimwe we ese igihe maraniye nawe ko atapfuye ubu niba ari gupfa kuko urabuje ihangane uze muwe muri kumwe ariko urange kureba ariko uno mubyeyi byavuga nibyo mu musimbura ubundi iyo murwaje umuntu muri gutya murasimbura ese ndamusimbura kubizi neza nanjye imigozi nziritseho ndamusimbura gute ngaho uruhinja haraho narusize se ni umuturanyi ndusigenda mwana ndaje ndebe kuko umwana wanjye ntarushya pe nshaka kumuryamisha amasaha 2 nshaka gushyira agasanga atarize najye kumbwira ngo nze kurwaza umugabo ngewe rero nafashe umwanzuro wo gutaha nta kindi nafashe none se umugabo ngo byagenze gute umugabo yarampamagaye arambwira ati taha niba udatashye urashenya ndamubwira ndaguha igisubizo saa 10 nahamagaye Keza na muramukazi wanjye bampe igisubizo none icyo nabahamagariye rero umubyeyi we utaye umuntu uri kuborera mu nzu taye umuntu udahagarara udashinga utabyina taye umuntu mu nzu bari kumusohora taye umuntu mumbwira nyine umuntu bari gusohora none se ngewe ndajya kumurwariza mu nzu bari kumusohora kutagiye mbere batarayimusohoramo ariko ibintu bisa shari kutaje mbere se batari yayimusohora bari gusohora umuntu mu nzu ngo ninjye urajya bazadusohorane n'uruhinja rero ndagiye pe ntago nanjye nzasenya rwose umusize mu rugo sobo umusize mu rugo sameza atera ararembye cyane ararembye none rwasha no kweguka n'amaboko byibuka se n'amaboko asigaye njyayo kubera kumuterura kubera kwirirwa umuterura ndatashye Imana izanshimira icyo nakoze waragerageje reka nkubwire si ntacyo nkugaye nta kimana izanshinza ngo ni mwebwe musigaye ko wamuteye wamubwiye ngo umujyane wabo mu rwaza kandi none se naramubwiye ngo mujyane yaranze se kuki adashaka gutaha mu cyaro ngo nyine hari impamvu ngo yanga guseba ngo yanga guseba ninde muntu ukunda guseba se ariko iyo byabaye ngombwa ibyo urabyirengagiza ngo yanga guseba nese koko murajya ngiye ngume mwicareho nsenye urugo nsenye nshaje reka nagira ngo nsenye nkuko nawe yasengereye kare ugeze imbere wari umutaye kumva ngo pe nuko ariko we nta bindi bintu bitekereza nibyo ntacyo azaba Imana izamurinda ariko ndatashye nta bindi utekereza ndatashye pe nibura n'iminsi yari amaze nuko yari afite umurwazo neza nugenda ubwo biragenda bite reka nawe tekereza nk'umugore nyine tekereza nyine byibura bwari cyane njye atumize igitaraganya ubundi uko ari njye mugore ubasha kuboneka disi se yashaka abandi nabakaba abandi barashaje aya si ubusaza ahubwo abandi barakarishye
ariko reka tureke kubigire oya shani mufate umwanzuro ahubwo murije ngende no kubigira brag birise tubigire n'ukuri ibyo umubyeyi avuga n'ukuri uruhare rwawe wararukoze iminsi umaze naha ni myinshi pe ku muntu ufite umuryango nawe kandi mu cyaro ni uguhinga byo nyine niyo umaze iminsi 2-3 waragiye mu rugo hari ibintu byangirika yego wa mugani umugabo aragukeneye abana baragukeneye none se wa mugani urwamugano rwa rujya gurima nk'urwe kubera ko rwaza umuntu ufite abana bangahe noneho babarira umbwiye udushyimbo nayo narahinze baragurishije iwanyu iwacu banyoherereza umugabo yaragurishije barakwezaga ngo murye baratugurishije nababwiraga nzarirangishe bakabarohereje aho tekereza ko rero umuntu uri i Kigali yego ahubwo ufite umugabo mwiza none nakwaza none se urumva ataragerageje ubwo rero njyewe byarangiye ndatashye mumfasha ngo burije mbona imodoka none se reka wenda utaragenda urabyumva kubaza ese kuba wabyikuye se kubyikura gerega nuko nafasha mufite nawe nabaye katabirora ndabushaka nkabwiburamo mpeka umwana se njye kurwaza umugabo ntaho kuba nafite naho ni nkahari inzara cyayirimo ariko amakuru mfite nuko ewana kwisohokamo ni vuba cyeka niba arabonye umuterankunga akamwishyurira ese we ntiwamufasha wenda muri ubwo ndamufasha se njye ndifashije kubizi neza ariko papa Shafi nakira urabizi neza ko byaye nanjye ubwanjye ikintu kizansetse ubu namara gukira muzamere papa Shafi njye uzaba dasinamumeraho amababa kuko ntacyo umva ariko waterana amadore waravunitse ntabwo namumeraho amababa kuko n'ubundi nta bufasha bwe nigeze mbona umuntu wamumeraho amababa n'uwo yigize yagerera neza ariko ejo bundi twaraganiriye yarambwiye ati njyewe Imana nikora ibitangaza ngakira hakira nkabo nkongera gukora ku dufaranga ngakora akazi bikemera umva ngazaba ari Bikira Mariya uvuye mu ijuru ikibera umva ngazaba agira ubuntu butiza urugi nyine urumva afite kwicuza kwinshi azatanga niba ari amafaranga azajya kuyorera ariya wabuze ikifatiro urumva nuko aho namagara cy'umurya amushuka noneho weho wagira ngo hari ibindi bintu mupfa bitari ibyo ngibyo wagira ngo hari ikindi kintu ufite nawe ikibazo kubyo utumva ko umuntu ababaye ukavuga ngo namagara namurya nyine ukavuga ati nimbona kize nkakira ibi bangahe se babigura ibyo bayigura barwaye ariko bakira niba bikora hari igihe yazabikora nk'uko wimucira urubanza nawe wimuye ariko yarwaye hari igihe yazabikora buriya yafashe isomo nanjye ndi hano ndabitegereje buriya yafashe isomo nanjye ndabitegereje wagiye kurwaza umugabo jya kurwaza umugabo uzi impamvu ukunda kuvuga ngo cyari we tubwire reka nyigusubize ikibazo babare tubwira burya iyo ugiye guhinga ugasanga imvura yaguye haba horoshye nyine ucyura umubyizi rero njyewe navugishije uriya mudamu wundi numva arashaka no kumbwira ibintu byo gushaka kuntuka kandi ntabwo ujya ngo ndamatiku njyewe niba ubwiye umuntu ikibazo aho kugira ngo gusubize ikibazo akakubwira ibintu byiterekeranye n'ikibazo umubwiye aho mama mushaka biba byagiye kure kandi cyambere ari cyo umubwiye cyo mugomba kuganiraho byibura wowe upfa kubyumva we nagaruko woroheje nuko nyine uri umuntu wabashije kumva ikibazo uko giteye rega ntago abantu twese twumva ibintu kimwe arushaka kubibwira akavuga ati ibyo simbyemera cyangwa se ndabyemera wowe nuko byibura ubasha kubyumva kandi nibyo utagira ngo ni nabibi nibyo byiza kuba wowe ubasha kumva ko icyo kibazo gihari tukanagusaba tuti byibura nk'uko ubasha kubyumva niba nkuvuga ngo nanjye sinifashije yabe n'uyu yari afite iyo miryango yohereza ibyo bitone ariko kohereza amafaranga ese nzabyoherezwa nawe ukore nta muryango ugira bundi yewe nta muryango kuva nabyarengeye iwacu baranyenze cyane rwose ndamubasigiye rero ngo ngiye kwigendera rwose ntawongeye kunyiteza ntabwo ngiye gusenya ndi umukecuru ntako nagize atuma uruhu niwe witeye nyine byimenyera none se baraguciye mu muryango barasa nkaho banciye ku buryo ntawe wahavugisha ntawe wabwira ati ndashonje ntawe wabwira uti iki njye ibyanjye ndabyimenyera n'uwo nabyaranye nawe ntiyanyeretse n'inyinya ndajya kubwira abataranteye ibyo kumurwaza rero mumubwira ngo kumurwaza nshaka aho mbera nkabibura nshaka aho nahera
mfunga ivarisi nkaye ku mwana nkagenda nkabona ntibivamo. ngenda ndashaka igisubizo cyanyu hagati yanyu none ubwo ntacyo ubikozeho ntacyo bivuzeho mukime rwose ntacyo ndabona mbikora. bamusohore hanze arare hanze anyagirwe mbese nta kintu bigutwaye mbese ko atari njye ndabamusohoye mu kumusohora se ndambigizemo uruhare none se ninjye barabura kumusohora bo ntacyo basanze uhari n'agahinja bakugirira impuhwe umva nta muntu wasohora umuntu n'uruhinja anarwaye zibura wamuganye umuntu aje agasanga umwana yagiye kuba igitambo noneho yaranarembye koko umwana yagiye kuba igitambo none se bibaye hari icyo byagutwara aha nta muntu ntitujya kwicirwa inzara haranga inzara twicira hariya none se ibyo murya ni mwabirya hariya iwe ese kuba urumva akazi nahita nkareka akazi ahantu akutera guturaga sinabasha kujya gute nsize umurwayi arazirika wajya umusiga ko n'ubundi baramusize none se ko musize nanjye n'ubundi kujya aba ari wenyine waba uhari ndamusize wajya umusiga ukaza amezi arwaye ni menshi arwaye igihe kinini ariko rimwe wagiye natereye ubu intara niyo agomba kubonera inshuti nyine none nawe ngo ubivuyemo ndatashye wakabaye umunamba wo mpaka kizimya yarwara imyaka yarwaye 3 ndatashye ngiye mu rugo ubu tugiye gusarura ibishyimbo wakohereje wa mwana uwuhe se umva mu isarura none nabyo bigomba kwera ari mu isarura none se najya gusarura mwoherereza ati umurwayi bye oya nzajya mwoherereza ariko twohereza wa mwana za murwaza nanjye nzajya musunikira icyo igihumbi se kizamufasha ariko igihumbi ari kugishukuri wari wohereza icyo gihumbi ko uvuga wari wacyohereza ese nzajya kucyohereza ngo amagare telefone yande ko njya nkibona zaguhamagara hari ngiye mu rwaza oya tubwize ugishyira kuri iyo telefone hari igihe uyifite se ariyo wasanga batubeze icyo gihumbi gica he ariyo gihumbi gica he mbabaho tuvugana ntago hasi kukumbaza ngo kandi babana usa ko yarembye abaye mu buriri bafitanye amabanga disi ko nterwa neze ayararembye aba mu buriri ohereza umwana warabyaye nawe banaza arwaze nyirarugo ngiye byuzana n'iki bango ndatashye pe ndatashye ntabwo kwisarurira imyaka nagiye mu isarura none se imyaka maze amezi ega n'umuvande ari n'amaraso yanyu ariko amaraso azakora ku bantu kuko ari amaraso aba amaraso amaraso y'uramwana nabyaye nayo yaba ari mukuru nawe mba ndi kumwohereza kurwaza ane ni uruhinja dore nakuye ba bandi be bakuru reka bari banciyemo kabiri yego ko ntibakure nawe ushaka ko yarabaye igisambo reka igisambo arakabya ku buryo n'umwana nase baza ko umwana wihakana gutya akavuga turamenye se murambwira ngo abana bari ikintu yigeze amumarira uko ariko se ni amafaranga gusa mwashakaga n'ibiki ko muvuga ngo ni se abana iyo bavutse bakunda ababyeyi bakunda basi niba abana badashaka kumva ijambo se nuko ntacyo yabamarira nta kintu yigeze abamarira buriya arugurirwa ikabara ntiyayiguze abaye ntibindeba hano ararwaye nabwo nyine nabo ntibibareba niyo mpamvu nyine tugiye tubaho gutyo umuntu yazapfira mu kirago tugiye tubaho abantu bose ntabwo bagira impuhwe nyine abantu bose ntabwo bagira impuhwe kimwe njye nk'ubu namugiriye impuhwe no kuba naragiye nkanamureba cyangwa zari zakwishe waramva we ko namuhaye n'umwanya ngiye tukavuga umufashije se nuko sinakabaye narigeze ngira n'imwe z'umunsi n'umwe bitewe n'ukuntu yangaraguje hagati njyewe ntabwo mbizi ibyo ngibyo njyewe icyo nakore naragikoze ndatashye rwose nabahamagaye ngo mufate umwanzuro ubwo nimumbwire vuba ntahe umwanzuro se urabyumva gute yewe umwanzuro uri kuvuga nawe ngo uri umujyanama ndashaka ko nukuri oya buretse nk'umujyanama w'uyu uyu muryango uracanga ntabwo uyu munsi ndari Kigali rwose urancanga none se urize kuko gutahira ijoro reka nkureke mu kanya ugenda none se reka nkubaze uriya mugabo wenda si umudamu ngo ndamucumbikira wacumbikira umudamu mugenzi wawe ndafata umugabo se njye kumucumbikira iwanjye mu rugo rw'abandi nabyo ni ibyo ese nta famiye ugira ngo yisaba akana umwana cyangwa se tumushake umukozi yatwaye nanjye bangu tumushakire umukozi se ako kantu kaba ari azajya ahembwa nani umukozi se wo kujya mujyana muri to umukozi se we utagira ibyo kurya ko n'umuntu kurya ari yanjye ahubwo yazajya ahembwa nani uhembwa bwo ntiyabura umuhemba 15 ariya yayabona si urugo akipe verasi nayabona mushake mushake bivuga uri seri ariko apana
reka nkubaze numara kumushaka se umukozi ntabwo mushake icyo nzi cyo nuko atahamara kabiri kubera iki se umukozi ashaka kurya akamwa ishakira harya ifiriti rero zaza kurya ibyo bijumba umukozi aririrwa aterura akaguru kiri akaguru ke mirira ari nayo amaguru dore amaboko yarahiye nubwo rwanigize avaho n'ikiro na kimwe mane tubabare guseka yarabyimbye gwa n'umubyibuho ni ukubyimba n'ikida ahubwo kizaturika mugira vuba ahubwo ntahe mugira vuba ntahe n'ukuri Imana ni Imana kuba twikorera Imana ni Imana zimu yamutese yaturutse hanyuma umuziza ko yaraki uranumvye ngo yarakiza ntakagira icyabaye amisimu banza ari ituruka iwabo hari umuntu ukwangada nasa ko umva bafite ishinyori yadufashije nta kintu nta bazimu bahaba n'ubwo biriya bintu bikeye bituruka mu miryango ni mu miryango nayo by'abagore babireke ivyo bitakora utura umugore se karoga umugabo bituma azana amafaranga mu rugo bituma cyama ikabyimba inda ikabyimba ibirenge abazimu se baravyimbira batera kwinshi we biterwa nuko yaje oya kandi uko babyohereje ahubwo mwamugiriye ndakanyaga uramuhitanya n'ukuri kw'Imana nakumugira ahubwo ibintu nka biriya hanini turuka mu miryango iyo hano wamubona wabona indagira ngo ni umubyibuho niba ari ibiceri bibamo seka ko ntabwo yananutse nange umuvugira ngo rw'umutoteza ariko nange uramutoteza umucurira agiye umushyamo naga yarambwiye ati rwose uramushiki wanjye yaranze kuvugana kuri phone arambwiye ati si umurwaza mfite hano nakarakaje washije ariko niba mukubise icyo kijumba no kujya kubita amagambo nayo ubundi iyo witeganyiriza oya ni ukuri arambeshyera ni ukuba mugira inama kugira ngo nagira ikintu yongera kubona azamenye kumenya uyu urekera kumucyurira utwo kubuza umuntu ku nkeke buri umuntu ubwira umuntu ikintu kimwe bisubiramo nagahinda kabi kuko nawe yibuka ubuzima yarabayeho ukuntu yigiraga kurya mu kabara akarigeze nkoko ubu ngubu atabona yamukubitana cya kijumba noneho yarandeze akakimukubita unyura noneho yarabandegeye nawe ntabwo ari kuri abarwaza umuntu yarabimbwiye pe sinakubeshya anjye kuri phone twaravugana yarabimbwiye nyine biramubabaza arambwira ati mushiki wanjye akora nyurira ngo amafaranga ngo ibiki yanateka ubwo butoki bw'imbugu bugeretse ku bishyimbo umutuka ngo ibiki akabirya umucira ngo fata ngo ubundi ngiza kwiteganyiriza ubumeze utya ntabwo ubayeho neza ujye unyuzamo umureke urumva n'ubundi nawe aricuza arabizi bamugira inama ni ukuri nk'umuntu mukuru mbamugira inama ariko ntabwo umucancamira nk'uko kose ntabwo mutoteza umutoteza ariko arushaho mwese ubu ntabwo mutoteza ahubwo ni uko arwaye yabaye igihe kinini akumva igihe amariye hasi nawe ariko ikibazo umuntu uvuga kuryama ku karago kuryama kuri matero ukaryama niko gahinda bafite warigaburiye yarambwiye ati njyewe nabayeho neza nabi pe ati njyewe nari nishura ati iyo ntekereje ngo bihora bisimbura n'iteka nyine ariko aragira ati ndamutse ngize Imana ngakira nkabona utwo dufaranga Imana yahize imihigo ndamubwira ibyo bintu uvuze nutabisohoza noneho uzaryama nawe ariko bikwiye no kumutera inkunga ngaho mbwira ikintu ndi bumukorere asuka bumwishyure nk'inzu ukwezi kumwe ari tuyiteranyirizwa ku kwezi nimuyiteranyirize nuko nkuko urangiriza araje avuge ngo njyewe ngo nta kintu nkuko urangiriza ko dushyimbo ryo bijumba namwe ni muyiteranyirize ibyo ndi kukubwira none se ari fate njye mvuge ngo ngiye kwishyura inzu urumva ngiye kwishyura inzu y'umuntu ngiye kumuhahira ubundi hari igihe uvuga ibintu ariko urishyura inzu umuntu yayura no kuri pe buriya bundi bwamugana umuntu ahera ku kantu gatoya njye mba mvuga ni ikintu nakora niyo azayurira ku gasozi nawe ugira amagambo akakaye n'impamvu navugaga njye sinanze nanjye gufasha ariko n'impamvu navugaga nti niba mfite 20 ukaba ufite 5 cyangwa 10 undi akaba afite 2 undi akagira 1000 turateranya havamo amafaranga kuko nanjye ushaka kumbwira ngo nishyura inzu ntayafite 40,000 reka nanjye impamvu nkubwira gutyo duteranyije gutyo nkubwira ke nanjye ahantu nkora ni umva amafaranga nkora abaye ku kwezi nabo kugira ngo nzabare imibare nanjye aho mbakuye abivemo nabwo biragoye kandi ndamuka mvuze ngo ngiye kumurwaza ku kazi nzakareka ariko nibura najyaga ku kazi nkagira gute bamemba nkishyura iyo nzu nihengekamo nkabasha kugura pampa y'umwana nkabasha kugura n'agasukari ese ubwo urumva niba bamemba amafaranga nanjye mbara nkasanga bihuriyemo
ndakuramo y'ukwezi bivemo nawe yo kumwishyura yabitekerezeho ikiganire ubufasha mu nzu abana nakabaye mufasha hari ubundi bushobozi bwawe ariko nanjye akazi ndiho niko kantunze ntaretse nkajya kumurwaza ngo nanjye ubwo ubuzima bwaba bwanze kabaye kandi ubu noneho ndamusize ubuzima bw'umubyeyi iyo bwanze n'umwana buranga ndamusize pe nyine hose biba byanze hose biba byanze ngiye kureba ibyo murumva njye ubufasha mu nzu aba ari uwe ibintu byose kubona kugura ufasha ugahera ku murongo urondogora umuntu yakirwa ndarondora ariko hari aho usanga atari utanga impamvu ariko izo mpamvu zirumvikana ariko se wakihanganya amezi mu rwaje yabona nawe ugafata nk'ukwezi zirumvikana ariko niba zumvikana burajya mbikoreho iki mu mezi mu rwaje wowe ufashemo ko mwuka murwaza kuko Imana yazaguha umugisha kumwe nka murwaza ngani muzana amafaranga tujye mu nzu nini dushake n'umukozi ngomeza akazi sibyo ara ugeze no mu bakozi ugeze no mu bakozi kujya akazi gakomeze oyi akazi gakomeze amafaranga se ngahora arava he cyo namenyeshaga ko ngiye ndagiye pe cyo nabahamagariye nagira ngo mbibamenyeshe ndagiye burije nasanga imodoka Nyabugogo zansize ubu nakanya uragiye ndagiye nabahamagaye ngo muze ntajye nabibamenyesheje ubwo utumurikira ibyacu kandi nawe ari ibyawe utumurikira ibyacu napfa ubwo nibi nadapfa nibi ariko ndahagurutse ndagiye pe ndagiye ahubwo mu ndagiye burije imodoka nasanga zancitse ibyawe se wabizanye nabizanye none nta nubwo usubirayo nabizanye ntabwo nsubirayo pe burije nasa imodoka zancitse waretse se ukazagenda ejo habona wa mugani wa wa muntu umereza ntabwo ndahagutse ndagiye nyanyagira ubwo ibindi anyanyagire ngo nyanyagisha hari nawe ariko we ngahora nyanyagiye so munyanyagije none se wafata umuntu wamuzirika niba yafashe umwanzuro wo gutaha niba wowe yafashe umwanzuro nye wabireka umugabo aryamye mu nzu wenyine ubu uriya mugabo aryamye mu nzu wenyine none ubwo urajyanye mbikoreho iki ariko hari ikintu wavuze n'ubwo uriya mudamu impamvu nanze kugikomeza nuko numvise atashaka kubivugaho wavuze ngo yohereze wa mwana we ugize wumva ashaka kubivugaho yanze kubivugaho kandi yabyigaritse nabyo byose nyine abivuye mu bushize se niyo banga umwana ngo iki kandi ubushize yavuze ko ashaka kumwohereza ariko wabivuze numva ntabigarutseho ugize mba ari igisubizo na kimwe ndavuga ni ndamutse mbivuze ashobora kumva turi kubimutsindagira nanjye nagakorwa mbivuga ariko nyine babonye ari uwo gupfa baramuta nyine barigendeye aho kugira ngo umugabo wawe apfe n'umwana wawe abure umubyeyi wamusanze mukaba muri kumenya ko ejo bundi ushaka kumva ngo byarangiye papa nanjye nakubajije ndeka akazi warwaza umuntu reka kumurwaza nagaruba ngo nukumwicara iruhande saa kumurwaza umuha icyo akeneye wari ubizi umuha icyo akeneye mu buzima busanzwe bw'urwa nese nzakimuhanye kwe ese ukorera kure ese aho mba n'ubundi ko nteka nzanateze kujya haba ni ugutema usumva atari nese naba nakorera ku rubundi nabo urajyanye njya gukora ngaruke bigende bite umuntu ararembye ntiwamusigira uruhinja ngo akira none se ikintu cy'umukozi wakivuze uri seriye uzajya nshaka umukozi uzajya umwishyurira uzajya umwishyura nuko wiganiraga cyangwa uri seriye ubwo 15 by'umukozi wari urise cyangwa wiganiriraga inzu se ikishyurwa nande twaba turimo njye n'umugabo wanjye umukozi rega bari kumusigarana mu gihe nagiye mu kazi we mushakira umukozi gusa nushake ntuzi ibyinjiza ibyo nyine we kora kimwe muri ibyo niba umukozi we burya yo kumwishyura nayatoragura se nayabura nayashakisha ntabwo wayabura ariko inzu
ubwo habonetse ubwo ni mu ay'inzu rwego rwo kugira ngo nikomereze akazi kazi rero umukozi ntiyabura ubwo ni ukuvuga ngo habonetse ay'umukozi basigaye ay'inzu no kurya arava he ko numva ibyo ngibyo ari itangiriro ryiza ahubwo urakanze uriya mugore ndetse amuhamagara mubwire ko hari agatekerezo byiza umugore uriya mukecuru ngo ntiyakarenze uramuhamagara se wasubire inyuma akora iki agafite telefone reka nkwereke rero ibyo ni itangiriro ryiza nubwo ntazi aho ay'inzu ava n'ayo kurya uri niba wemeye yo kwishyura umukozi wajya umufasha n'ibindi biraza gukemuka ariko byemeye utazavuga ngo nayabuze ya 15,000 mu kazi nkora ntago yabura Kigali ariko no muguru nameze neza umeze neza pe ni nawe ubaneza ahubwo oya ni wowe ubaneza ngo meze neza kumva ko nyine ari uko mpaguteza ntabwo ukize mparitse nabi ariko urumva ko byibura ugerageza haraburuta bihishe oya amanege akanyansize munsi yonyiremo akuribuka amanege akanarindemo urumva rero ko Imana hari byagiye ikubura bansobora umunsi ku munsi hari n'ibyinjiye Imana ishimwa urumva ko hari ibyahinduka indigera muri ryinyo bari muri hanze we umara nawe Imana ni kugenda namwikoza hariya ngumva kumfasha ntwite bazamfasha nabyaye niba umwana bataramwemeraga mfasha umwana yabyaye aho kumfasha ahubwo nasanze baragiye hasi baragagaye noneho ubwo ninjye keneye gutanga ubufasha umva nanafite batanamaye ubufasha bansaba batamaye buriya barabumaka bamusaba ukaba uri kwishyura nanjye nkandi kumwishyura gufasha yawe we korera Imana ntugakorera isi jya ukorera n'ubundi ariko nibyo ndikora ndikorera Imana korera Imana kuko abana b'abantu nidushima reka dusoreze ikiganiro ikintu kibonetse cy'impinduka nuko habonetse umuterankunga ariya yemeye kwishyura umukozi wo kujya afasha papa shafi kuko ntabasha kujyana kuri toilette akavuga gutyo umukozi mugomba kwiga kuko nyine umukozi zaraje azarara inzu ntiraboneka ngiye kubivuga ariko ikibazo cy'inzu ni no kurya niyo kawunga ariko urumva ko turi gutera imbere uko biri turi gutera imbere ntabwo ari nk'uko byahoze niba habonetse aho umukozi ushaka kugenda gutyo undi akavuga ati nishyuye inzu bintu ni pole reka dusoreze hano ikiganiro cyacu tuzasubira mu kiganiro